uko bimeze. Yaravuze ngo niwe buye rizima mu mabuye yose. Wigeze wigisha ku mabuye y'ibigarasha, ayabiparara, ayibikina, barayibimene. Wigeze tubwira ngo muri ayo mabuye abahibuye rizima yitwa ngo rigira ubwiza, ngo rikirwa ahantu. Yego. Ko buriya rirabuye si ryo rigize umukiranutsi, riba muri twebwe ari ryo buye ryitwa Kristo. Buriya tubanze tunabwira abadukurikiye bose ko imfatiro zose zirashira. Icyo ni kimwe. Ibintu byose umuntu yubakiyeho birashira. Uwubatse ku butunzi Bibiliya iravuga ngo bwitera amababa bukaguruka. Aho uwubatse ku muntu, umuntu ajya umunyantege kanahinduka. Uwubatse ku bintu, ibintu birashira. Ibintu byose wakubakaho wakumva ari imfatiro wubatse, uko batigenda komeye ndakaze ndafatika, ibyo byose ni ibishira. Ariko urufatiro cyangwa se ikidashira, bwe nakomeje kuvuga nsa nkuzimiza, ariko ikidashira ni Yesu. Yesu dusigarana, kandi Yesu Yesu ashimwe bene data bakundwa muri Kristo Yesu. Tubahaye ikaze kuri duhumurizanye TV. Uyu munsi twishimiye kubana namwe, turi kumwe n'umutumirwa mureba muramubona, uzuye imbaraga z'Imana, uzuye ubwiza bw'Imana, mukozi w'Imana. Igitondo cyiza. Amahoro y'Imana mwene data. Yesu ashimwe cyane. Nishimiye kukubona kandi tunakwakira kuri kamera duhumurizanye TV. Abakunzi badukurikirana bakunda abatumirwa. Amen. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire mwese abadukurikiye, ndatekereza ko mutabura kumwishimira. Arasa neza, arasize, kandi koko yarasizwe n'umukozi w'Imana. Araza kubibwira. Nge rero nkuko dusanganywe ni Reverend Pastor Ndorimana Edouard, mushumba w'itorero Bethlehem, nkaba ndi n'umuyobozi w'ikinyamakuru cyacu duhumurizanye TV. Imana nibaha umugisha kandi tubahaye ikaze. Hanyuma ndagira ngo wibwira abadukurikiranye muri uyu mwanya, hanyuma tuze gusoma ijambo ry'Imana turi buganireho, hanyuma tuze no gusenga. Yesu akumbere umugisha. Ndabashuje cyane bene data mwese abakurikiye duhumurizanye TV channel. Turabishimiye cyane kandi dushimiye Imana ibaduhaye kugira ngo tubane muri uyu mwanya nk'uko pastor abivuze. Amazina yanjye nitwa Jean Claude, ndi umubwiriza butumwa bwiza mu itorero rya ADPR mu rurembo rw'amajyepfo, hanyuma muri paruwasi ya Runda ku mudugudu wa Ruyenzi. Ariko abantu bo mu itorero ryacu ntibaze kunyumva nabi, kuko baherutse guhindura indembo, ariko kubera ko ari ibihe bimaze ari ibintu twari tumaze igihe bizwi, ushiduka uvuze ko ubivuze uko byari biri. Ubu turi mu rurembo rwa Muhanga, rurembo rwa Nyabisindu, wala rwa Nyabisindu. Ese harya byarahindutse? Byarahindutse. Byarahindutse. Ariko numva nta wakumva nabi. Mu by'ukuri ntekereza ko uko biri kose nta wamwumva nabi, kuko iminsi mike sara ukwezi kwari kwashira bihindutse. Ntabwo kurashira. Byari byose, kandi burya ikintu cyose iyo gihindutse kuri mwe abadukurikiranye mu mwumve neza, hari igihe abantu baba batari babyumva neza mu mutima, ariko uko iminsi igenda ihita bigenda byinjira. Urakoze, numva nta wagutera ibuye. Murakoze rero bakunzi mudukurikiranye kuri duhumurizanye TV. Uyu nkuko abivuze ni Evangeliste Iribanje Jean Claude, n'umukozi w'Imana, ni inshuti nziza. Iribanje, reka nkubwire ijambo ryiza, ndagukunda kandi pe uko nkubwiye ntekereza ko tumaze imyaka igera mu 10 tuziranye kabisa, kuva muri 2010. Nta mwanze wantera aguturutse, uko niko kuri, kandi nanjye nta wagutera nturutse. Ariko se koro, reka nkubaze, ujya wibuka tuba Kicukiro buri ukuntu twari tumeze? Ndabizi. Arakoze, ndagira ngo mu ijambo tugiye kuza kuganiraho uyu munsi tuze kuvuga ku buhamya bwacu gato mbere. Wajya gukoresha ijambo ryitwa guhombana. Ese uracyaryibuka? Ngo ari abantu bahombanye, ngo Imana yahombanije. Hagiye iminsi gukanda.
ikakwegeranya sibyo se hari ikagukanda ikakwegeranya. Ni ukuvuga ngo umuntu wakubona uyu munsi ashobora kugira ngo niko wari usanzwe umeze, niko nari nsanzwe meze. Ariko Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Hari iminsi ya kera y'umuntu, kandi umuntu wese aba afite kera hanye. Rero nawe twari twarahombanye koko, iminsi yaradukanze yaratwegeranyije, ariko ntabwo iminsi nubwo yahombanye umuntu ntabwo ihombanye ijambo Imana yamuvuzeho. Subira mwako kantu, mbabarira subire mwako kantu, gasubiremo akira mikrofone ukavuge neza. Murakoze cyane. Ndavuze ngo iminsi ishobora kukwegeranya ikaguhombanya rwose ku buryo uyireba nawe ukibura, ariko ntabwo iminsi ishobora guhombanya ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe. Kandi ijambo Imana yavuze ku buzima bwawe riba ririmo imbere, riba riguhishemo, abantu ntibaribone. Noneho rero iyo Imana irimo irisohoza, rigenda rikurega, ugenda waguka, rigenda rikwagura. Ubutumwa turagenda tubyimbishwa n'ijambo ry'Imana. Nguwo rero iribanje Jean Claude, turakwishimiye mukozi w'Imana. Hanyuma uyu munsi dufite ijambo tugiye kuganiraho riri muri Zaburi ya 11, Zaburi ya 11 ku murongo wa 3. Ese ko havuze ngo iki? Asome nta kibazo. Zaburi ya Dawidi haravuze ngo niba ibice 11 murongo wa 3 haravuga ngo niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Niba imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Mwami Yesu turagushimiye, tugushimiye kubw'ijambo ryawe, tugushimiye kubw'umugaragu wawe washimye ko tubana kuri Duhumurizanye TV uyu munsi. Ijambo ryawe ni rizima, natwe abarivuga turi abantu, dusabye guhumekerwaho n'umwuka wera kugira ngo iri jambo rize kumvikana mu matwi y'abadukurikiranye, kandi risize ryuzuye imbaraga, ryuzuye ubwenge no guhishurirwa. Mwuka wera w'Imana atangirane natwe kuva dutangiye kugera ku musozo, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Iryo jambo rero mukozi w'Imana ndagira ngo tuze kuriganiraho, abadukurikiranye muri uyu mwanya baze gusobanukirwa iki kintu. Imfatiro ni ikintu gikomeye. Inzu zigira urufatiro zubakirwaho, kandi burya ngo urufatiro iyo rutubatse neza ya nzu ntibikomeye. Mbese hari imfatiro z'inzu, hari imfatiro z'imishinga runaka, hakabamwe abantu bitwa ko ari imfatiro z'iyo mishinga. Hari imfatiro z'imiryango, bakagira abantu bari aho ngaho bavuga ngo uru ni urufatiro rw'umuryango uyu muntu dufite. Imfatiro twavuga ni nyinshi, ariko ndagira ngo uze kudufasha kandi twunganirane. Iri jambo iyo bavuze ngo imfatiro z'umukiranutsi cyangwa se imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki, ndagira ngo udufashe muri aya magambo, tuze kunganirana, ndetse n'abadukurikiye tubahaye ikaze kugira ngo mwiri jambo cyangwa mwiri topic yacu tuze kwisobanukirwa neza. Yesu aguhe umugisha. Murakoze cyane Pasiteri. Bibiliya iravuze ngo niba imfatiro zishenywe, ni ukuvuga ngo ntabwo ari imfatiro z'umukiranutsi. Donc ni imfatiro muri rusange, zishobora gusenywa muri rusange, ariko Bibiliya iburaniye umukiranutsi. Ubwo impamvu iburaniye umukiranutsi, utari umukiranutsi afite ukundi yabigenza. Si byose ni ukuvuga ngo umukiranutsi Dawidi aramurekaranye, aramuburaniye, aravuga ati ariko ko imfatiro zishobora gusenywa muri rusange. Urugero, reka twihe urugero rwa bugufi rw'ibyo turimo tubona hafi aha. Iki cyorezo turimo turwana nacyo mu gihugu cya Covid cyashenye byinshi.
cyashenye imfatiro nyinshi mu bantu bose muri rusange n'abatarabakiranutse. Noneho rero umuntu yahita yibaza ngo abakiranutsi babyifashemwo bate cyangwa se abatarabakiranutsi babyifashemwo bate. Ni ukuvuga ngo rero turashaka kugira ngo tuze gutekereza twumve neza kubera iki Bibiliya iburaniye umukiranutsi abandi ikabihorera. Igisubizo ni uko abandi bafite ukundi bagenza nyine, siko bimeze se. Abandi bafite ukundi kuntu bagenza, sibyo? Abandi bafite ukuntu bagenza. Buriya rero iyo uvuze ngo ukundi abantu bagenza muri sosiyete habamo byinshi. Icyo kibazo mbajije kirakomeye, ariko ukunda abantu bagenza kurahari kandi kwinshi, ariko kudatunganye, kutarimo gukiranuka. Uranyumva neza? Urugero rwa bugufi, umuntu ashobora nko kuba ari mu kazi, sibyo? Ashobora kuba ari nko mu kazi ahantu, ariko aho mu kazi ari akaba uburyo yabonye akazi byihariye bifite ukundi kuntu byitwa, bifite ukundi kuntu byagenze. Wanyumvise? Turi kugendana. Noneho hakaba n'undi nawe ubizi neza ko akazi arimo, abataka akazi nagahawe n'Imana, byanyuze mu nzira izi n'izi kandi nziza, ndumva akazi nkicemo kubera Imana. Urumva rero abantu bafite ubuhamya bubiri bitandukanye. Turi kugendana. Ni ukuvuga rero abatubaha Imana bagenza uko babyumva. Icyo gisubizo. Abatubaha Imana bafite ukundi bagenza. Umuntu ashobora kumara imyaka myinshi atarashaka, yabona byanze akajya kuraguza. Ariko se umukiranutsi yaraguza? Umuntu ashobora kubona inzira zo kubona amafaranga mu buryo bwiza zanze, akayiba, agategura uburyo bwo kuyiba, ariko umukiranutsi ntabwo iyo nzira yayica. Donc hari ibintu bishobora gusenyuka muri rusange, abantu bakiyeranja, bakirwanaho bagakoresha ubwenge bw'abantu. Ariko umukiranutsi Bibiliya iburaniye, tubanze ubwo tumutekereze. Bundi umukiranutsi kuki Imana imuburaniye? Umukiranutsi ni muntu ki? Umukiranutsi ni muntu ki? None umukiranutsi agira fondation y'ubuzima, turi buze kuvuga tugana ku musozo, sinyivuga nonaha, yubakiraho ibintu bye byose. Wabyumvise? None akabazi neza ko ibyo yubatse, urabona nk'iyi nzu, iyi nzu ifite inkingi, twakwita imfatiro zayo. Ifite inkingi ziyubatse zaha tukugendana, ibindi bikabamo hagati, ariko ifite na fondation hasi. Ubwo ifite na fondation hasi rero, si gitangaza ko ibi byose bishobora guhirima, byo hejuru byahirima, ariko fondation igasigara. Rero ndashaka kuza kuvuga ikintu umukiranutsi asigarana, ndaza kuza kukivuga, ariko tubanzeho tuganire neza. Ubundi wowe iyo bavuze umukiranutsi wumva iki? Urakoze cyane. Ubundi uru rwego rwo mu buryo bwa Gikristo, umukiranutsi mwumva mu buryo bumeteye burya, dukiranuka kubw'amaraso ya Kristo Yesu. Iyo umuntu yamaze gukizwa, akihana ibyaha bye, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, by'umwihariko akanabatizwa mu mazi menshi, aba yatangiye urugendo rwo gutangira inzira yo gukiranuka. Gukiranuka kwa kabiri numvamo nuko umuntu wese, yaba akijijwe yaba adakijijwe, mu byo akora byose asabwa kubyuzuza no kubikora neza imbere y'uwabikorera. Imbere y'abakiranutsi, twebwe twakiranutse mu maso y'Imana, twitwa ko turi mu nsengero, bisabwa ko dukiranuka muri ya mirimo yitwa ko n'abapagani. Urugero, umuntu ashobora kwanga gusambana abandi babikora, umuntu ashobora kwanga kwiba n'abandi babikora, hari ibyo twebwe twanga gukora hari abandi babikora. Ariko nkwibutse, hari ibyitwa akazi dukora bitewe n'abakaduhaye. Gukiranuka muri ako kazi, waba uri umukristo waba uri umupagani, muri ako kazi mu nshingano wahawe usabwa kubikiranukamo neza cyane, ko burya ijambo ryose ryitwa akazi
hari umukoresha uha raporo, ariko akazi kose aho kava kakagera Imana nayo ireba abakora ako kazi ko badashobora guteza ikibazo, kuko ikintu cyose cyitwa akazi kigirira abantu akamaro. Navuga nk'urugero rwa bugufi, uyu mwanya abapolisi n'abakozi b'Imana, icya kabiri abasirikare n'abakozi b'Imana, aba executive b'utugari, abadaso, inkeragutabara, harya barya mu midugudu babita ngo iki, ni inkeragutabara, inkeragutabara, bariya bose kuva ku rwego rw'isibo kugera ku rwego rwo hejuru ni abakozi b'Imana. Urumva ko hari imirimo bakora. Iriya mirimo rero bakora, baba barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, baba bataramwakiriye, basabwa kuyikiranukamo. None se ubwo ushatse kumbwira ko abo bose uvuze ari abakozi b'Imana? Abo bantu bose ni abakozi b'Imana. Ndagasobanuraho. Iyo usomye mu Baroma 13 hari ijambo rivuga ngo nta buyobozi bushyirwaho budashyizweho, bujyaho budashyizweho n'Imana. Mbese bivuga ngo ubuyobozi bwose bushyirwaho n'iki? Bufite icyo buje Imana ibutumye. Urakoze cyane. Ibugize ute? Ibutumye. Noneho rero hari akantu uvuze ngira ngo tuze kumvikanisha neza. Hano uravuze uti gukiranuka ni ugutunganya ibyo ugomba gutunganya imbere y'umukoresha wawe cyangwa se imbere y'ugukuriye. Niba ufite umuntu uri buze gukontorora ibyo ukora, kumukiranukaho nuko ukora ibyo usabwa gukora. Ariko tuze noneho mu buryo bujyanye n'ubukirisitu. Ese gutunganira Imana, pastor, buriya gutunganira Imana, urumva ko imbere y'Imana aho urumva gukiranuka ni ugutunganya iby'Imana isaba ko dutunganya. Je rero ntabwo turajyanamwo neza. Ntabwo turajyanamwo neza kuko ntabwo ndumva ko gutunganira Imana, kugaragaza ko utunganiye Imana, wabyumvise? Ariko gukiranuka. Kuko kumana mbona jewe uko mbyumva, uvuze uko byumva nkuko umwe ngo nanjye mvuga uko mbyumva, je numva kumana gukiranuka, gukiranuka imbere y'Imana, ugatunganira Imana nkuko bikwiriye. Ari uko wemera ko ntacyo ushoboye, ari uko wemera ko ntacyo ubashije, umuntu ari umunyantege nke. Kuko ndaguha urugero Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya twereka abantu babiri ngo bigeze kujya gusenga. Umwe ngo ari umukoresha w'ikoro, undi ari umuki, undi yari umufarisayo. Ngo umufarisayo ageze mu rusengero ngo arasenga, ni Yesu wabivuze, aravuga ngo data, ngo ndagushimiye ko ntameze nk'aba ngaba, simeze nk'aba bantu bose bari hano b'abanyabyaha, simeze nk'aba bantu bananiranye bari aha ngaha. Jewe arivuga ngo jewe niyiriza 3 mu cyumweru, icya kabiri ntanga 1/10 cya byose. Kandi koko ntugire ngo ibintu yavuze yarabeshyaga, barabikoraga, batanga 1/10 cy'isogi, bagatanga 10 za nyiragasogereza, batangaga 10 cy'ibyo byose. Noneho ngo aravuga ati je simeze nk'aba bantu, kandi koko ibyo yavugaga byari byo. Noneho ngo umukoresha w'ikoro waraza arapfukama, apfukamye imbere y'Imana ngo arasenga, aravuga ngo data, umbabarire, aca bugufi, umbabarire ko ndi umunyabyaha. Yesu yaravuze ngo uwo niwe watashye utsindishirijwe, imbere y'Imana niwe wakoze ibintu bizima, yitwa umukiranutsi, niwe wabaye umuntu muzima mu maso y'Imana. Imana iramwishimira kuruta uko yishimiye uwigaragaje ko abishoboye. Rero numva imbere y'Imana kuhagaragara ko dukiranuka, nibyo koko hari ibyo dusabwa gutunganya, sibyo? Ariko uko dusabwa kubitunganya ntidukwiye kumva ko dushoboye, ahubwo dukwiye kumva ko imbere y'Imana twe tudashoboye, tutabashije, sibyo? Ese ujya ubona ukuntu abantu nk'iyo umukuru w'igihugu ari kuri stade
kuntu abasirikare bakora karasisi ujye ubibona badefira imbere ye ujye ubibona defire Imana iri mu ijuru ishobora kureba ikishima ikanezerwa ikabatuye umuntu akoze defire nziza mu maso yanjye ubwo ndimo ndavuga uko mbyumva nanjye ntabwo ari uko utambuka uvuga ngo jyewe ndakaze jyewe ndakaze jye nderekwa jye ndahanura jye ndiyiriza jye ntanga icyacumi jye ntanga amaturo jye nkora ibikorwa ibi n'ibi mbese ugenda wivuga ahubwo numva defire ushobora kudefira imbere y'Imana Imana ikanezerwa nuko ugenda uvuga ngo jyewe ntacyo nshoboye jye ndi umunyantege nke jye ntacyo mbashije imbere y'Imana ariko kuko abantu bo twe dukunda nyine ko abantu batambuka ari bivuga ibyo bakoze naho bageze n'ibyo bashoboye ariko ku Mana hose uko bimeze ahubwo Imana ishaka ko tugenda tugaragaza ko tudashoboye turi abanyantege nkeya duciye bugufi hanyuma Imana nibwo ishyirwa hejuru Imana nibwo inezerwa nibwo tuba tugaragaje icyubahiro cyayo no kwera kwayo no gukomera kwayo ariko wanze twatandukiriye twarimo tuvuga imfatiro pastor mu by'ukuri ndumva turi gusobanura umukiranutsi yes umukiranutsi umuntu wese cyane ko ntabwo tuvugira ijambo ry'Imana kurimara n'ubundi siko bimeze ntabwo turivugira kurimara buriya hari uwavuze ngo ijambo ry'Imana ni nka elastike rirakweduka umuntu wese akurura ko ashoboye hari undi wazangaha nawe agakurura undi agakurura ke kandi kakumvikana ariko reka tuba dutwaye ibyo bibiri ko gukiranuka ni ugusohoza ibyo usabwa gusohoza ni ugutunganya ibyo usabwa gutunganya haba mu kazi ka leta cyangwa n'ahandi hose ukorera ariko mu maso y'Imana nabwo nuko ariko kubitunganya neza si ukugaragaza ko bitunganije ahubwo ni ukugaragariza Imana ko udashobora kubitunganya ahubwo ukeneye imbaraga z'Imana zigushoboza kubitunganya arakoze cyane Jean Claude ijambo turiho riravuga ngo imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki dusobanuye ku kintu cyitwa imfatiro dusobanuye no ku mukiranutsi ariko na n'uyu mwanya uracyari kuvuga ngo kubera iki Imana ifashe umwanzuro wo kuburanira umukiranutsi abandi kabihorera kandi nyamara bose basenyewe ariko iburaniye umukiranutsi abandi ngo barirwariza niryo jambo twavuzeho abandi yabaretse ubwo nyine bafite uko birwariza reka nkusubize igisubizo cyabyo kubera ko nta imirongo sindi buze kuyivuga yose uko iri muri Bibiliya ariko ndagenda mvuga imirongo nibuka imwe Bibiliya iravuga ngo Bibiliya ubundi iburanira umukiranutsi ku rwego rwo hejuru reka nkwingero Bibiliya iravuga ngo amatwi y'Uwiteka ariko iyo yibera ku mukiranutsi ngo n'ijisho rye amatwi y'Uwiteka aba ku mukiranutsi kugira ngo yumve ibyo asaba noneho n'ijisho rye rikaba ku mukiranutsi kugira ngo rimwitegereze wanyumvise ahandi hakavuga ngo umukiranutsi yaratatse Uwiteka aramwumva turi kugendana ni ukuvuga rero ku mukiranutsi saha ngaha gusa biri muburanira afite ingingo zimurengera turi kugendana ni ukuvuga ngo niba Imana ifite niba ivuze ngo ijisho ry'Uwiteka iyo mirongo uza kuyishaka uza kuyisoma pastor nugira umugisha ukayibona noneho hasi uzi ukuntu havuga haravuga ngo ariko igitsure cye kiri ku nkozi z'ibiri ni ukuvuga ngo rero hari igihe urumva Imana ireba mu buryo bubiri hari abantu ireba ijisho ryiza muri iki gihe bavuga ngo irebe icyoroshye abantu Imana ireba icyoroshye ni abakiranutsi ibareba ijisho ryiza wanyumvise noneho inkozi z'ibibi izireba igitsure barebwa igitsure urumva rero niba nibyo navuze kare ngiyo zasenyutse zose Imana iburanira umukiranutsi kuko n'ubundi asanzwe afite ingingo zimurengera urumva umuntu w'ubundi Imana isanzwe ireba igitsure kubera ko yayinaniye n'ubundi nizimusenyukana afite uko aza kwiyeranja wanyumvise niba ari buze wahabonye hasome havuze ni mu rwambere rwa Petero igice cyaho ni icya 3 n'umurongo waho wa 12
avuza gute? hano aravuga ngo kuko amaso y'Uwiteka ari ku bakiranutsi n'amatwi ye ari ku byo basaba ariko igitsure cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. Ngo rero inkozi z'ibibi cyangwa se abatari abakiranutsi mu maso y'Imana bafite ukundi kuntu birwanaho, bishakashakira, barasambana, bajya bariba, bararaguza, batanga amaruswa, ntibatanga imisoro ya leta, bafite ukundi kuntu bigenza, bafite ukundi kuntu birwariza kugira ngo birwarize imfatiro zabo zongeye zubakike. ariko umukiranutsi, haleluya, ndafashijwe, umukiranutsi nawe afite ukuntu arengerwa. ariko ukiraho umukozi w'Imana, ndagira ngo mvuga aka kantu, hari abakiranutsi twaza kuvugaho Imana yarengeye, kuko izi nkozi z'ibibi izo tuzivuzeho ntabwo twava hano, dore n'imvura igiye kugwa, yamwe izihondagura kandi uhereye muri Egiputa, urumva igihe cyose twese twamaze kwemenya ko zisenyuka, kuko Yobu zaramusenyukanye, uwo muntu Yobu nizamusenyukanye se, Yobu imfatiro zose zaramusenyukanye, abura abana, abura umugore, abura amatungo n'umubiri. Donc kandi ibyo ni ibintu bikomeye, izo ni imfatiro zikomeye, urumva neza. Kuba wari ufite abana bagashirana ikibazo, ni ukuba rero zisenyutse, zimaze kumusenyukana, hari amagambo menshi yagiye avuga. Ayo magambo yagiye avuga ni amagambo agaragaza neza ko nubwo byagenze gutyo uwagihari ndacyahari, urumva neza, kandi ibyiringiro byanjye biracyakomeye, ndacyari kumwe n'Imana. Uvuze ikintu gikomeye, ijambo reka nkwereke ikintu uvuze kirakomeye, ikintu uvuze kirahambaye. Ijambo ryitwa ibyiringiro yarivuze muri 14:7, haracyari ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa. Ndagira ngo iri jambo turivugeho tuza kugana ku musozo. Yobu igice cya 14 n'umurongo waho wa 7 haravuga ngo erega hari ibyiringiro yuko igiti iyo gitemwe cyongera gushibuka kandi kikagira amashami y'ibitontome, ngo nubwo umuzi wacyo usazira mu butaka n'igishyitsi cyacyo kigahera mu mukungugu, iyo cyumvishije amazi cyongera kigashibuka kigatoha. Umukiranutsi azarengerwa, nicyo gisubizo, azarengerwa. Kandi impamvu azarengerwa, Bibiliya ivuze, iyo usomye mu Baheburayo noneho 10:37 harango haracyasigaye igihe gito ntazati, ariko umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera. Urumva umukiranutsi zasenyuka imfatiro zose, agasigara na ya fondasiyo navuze kare yitwa kwizera. Kwizera rero yo gusigaye, haleluya, ibintu byose mu gihe runaka Imana ibizonye ikazaza ikabitereka hejuru yo kwizera, ibintu byose bikagera gutera bigakunda, kuko wasigaranye ibyiringiro no kwizera, Imana imugarukaho bwa nyuma imukora ibidasanzwe. Rero imfatiro zasenyuka abakiranutsi, ariko ni byiza ko dusigarana ibyiringiro no kwizera, kuko tuzi neza yuko ibyo bisigaye, nubwo ibintu byaba bidahari, n'abantu bakaba bagiye, n'akazi kakaba kadahari, amafaranga adahari, inshuti zigushize, ndagira ngo nkubwire ngo ibyiringiro no kwizera byonyine ubisigaranye birahagije ku Imana yazagaruka ikongera igaterekaho indi nyubako nshya. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Mukozi w'Imana, ndagira ngo tuvuge aka kantu. Ari ikintu cyitwa ibyiringiro tutavuze neza. Ibi byiringiro Yobu yavuze ni ibyiringiro n'abisi bagira. Nicyo kibazo nagize. Abisi bagira ibyiringiro by'uko bazabaho, kandi n'abakiranutsi barabigira. Bakagira ibyiringiro by'uko bazabona akazi, bakagira ibyiringiro by'uko bazabyara, bazashaka, bazarongora, ariko ugasanga mu by'ukuri ibyo byiringiro dusa n'ababisangiye. Ariko hari ibyiringiro Paulo yavuze mu Baroma igice cya 5 n'umurongo wa 3, ndagira ngo amagambo tuze kuyasoma, tuze kuyavugaho. Ibi byiringiro rero Paulo yavuze nibyo Yobu yavuze, ndagira ngo tubihuze, kuko turavuze ngo umukiranutsi yasigarana kwizera n'ibyiringiro. Noneho kandi Imana nayo yamaze kwihuza n'umukiranutsi kugira ngo imwubakire imfatiro, kuko dusanze abatari abakiranutsi bo bagira uburyo birwariza, kandi uko birwariza nyine birwariza mu nzira bashaka, kuko ntibafite ikibagarura. Ariko umukiranutsi araburanirwa. Noneho hano ngiye kuvugaho ni mu Baroma igice cyaho cya 5 n'umurongo wa 3. Reka turebe mu Baroma igice cyaho cya 5 n'umurongo waho wa 3. Bibiliya iratubwira ngo ariko si ibyo byonyine,
ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Aya makuba yishimirwamo ninde uyishimiramo? Ni umukiranutsi. Pawulo yarashatse kuvuga icyahantu, ndagira ngo ahantu tuze kuhavugaho kugira ngo tuze kugana ku musozo, kuko ibyiringiro ni ikintu gikomeye. None iyo ukomeje hano aravuga ngo kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Turagarukira ku murongo wa 5 kugira ngo tuze kubihuza neza. Ndagira ngo ubivugeho maze turusheho kubyumva n'abadukurikiye babyumve neza. Twavuze ko umukiranutsi ntabwo abuririza, ntabwo ibyo bishira ngo birangire, kuko abafite urufatiro cyangwa se fondasiyo yubakiyeho imfatiro ze zose. Ni ukuvuga ngo twabonye ko iyo fondasiyo yubakiraho ibyiringiro bye byose ndetse no kwizera, donc yubakiraho imfatiro ze zose ni ukwizera. Bivuze ngo umukiranutsi uzasigarana kwizera, niko twabonye mu baheburayo. Noneho kandi Yobu nawe aravuga ati nubwo zashize ibyiringiro byanjye ndabikomeje, inzira yanjye ndayikomeje sinzayira, no gucyanuka ndagukomeje. Donc ni ikikwereka ko afite ibindi bintu yubatse muri we, afite ibindi bintu yubatse muri we mbere y'ibyagiye. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora nko kwiringira nk'umuntu akavuga ati uyu muntu niwe uri mwibi byose, niwe ntekereza mwibi byose. Wanyumvise? Ejo wa muntu akaba atariho, uwo nguwo abashize, niho yashyize imfatiro ze. Noneho bisaba ko byibuza ahubwo mu gihe muri kumwe, kuko uzi neza ko ashobora kuzaba adahari, ugira ibyo wubaka uzasigarana agiye. Wanyumvise? Donc ni ukuvuga ngo igihe uri kumwe n'umuntu ukaba uzi neza ko azavaho, igihe mumaranye ugomba kubaka ibyo uzasigarana adahari. Abakiranutsi rero bafite ibintu bubatse muri bo bikomeye, urumva, bidahirima, bidakurwaho, bidasenyuka iyo imfatiro zisenyutse. Wanyumvise? Ngo reka ngurugero rworoshye kugira ngo ubyumve. Twifashishije ingero zifatika. Inzu igaragara igice cyo hejuru, urumva iba yubakiye kuri fondasiyo. Uzasanga abafundi iyo bubaka cyangwa se nyiri inzu ashaka ko muri fondasiyo ariho hajyamo isima nyinshi n'amabuye akomeye, kugira ngo ibyo hejuru bibe bifite ubuziranenge, nuko yizera ko hasi bishingiye ku byo hasi, nuko azi ko hasi hari ibyo yashyize ngo bifatika. Ni ukuvuga ngo rero uko niko n'umukiranutsi ameze. Igihe cye cyose amara yita cyane kuri fondasiyo y'ubuzima bw'imbere. Wanyumvise? Akaba akomereje ibyo, kuko Yobu yaravuze ati ibi byose nabihawe n'Uwiteka, none n'ubyishubije izina rye rihabwa icyubahiro. Ni ukuvuga ngo muri we afite ikintu yubatse cyubakiyeho ibyo yari afite. None ibyo yari afite ubwo bigiye, icyo yubatse akaba kigifite, kikaba kigihari, nta kibazo afite, kuko azi neza ko ntabwo ashize, hari ikintu asigaranye, nicyo cy'agaciro. Niyo mpamvu rero wa muntu twavuze witwa umukiranutsi afite ibintu yubatse muri we asigarana iyo ibintu byose bishize. Nuko bimeze. Yaravuze ngo niwe buye rizima mu mabuye yose. Wigeze wigisha ku mabuye y'ibigarasha, ayabiparara, ayibikina, barayibimene, wigeze tubwira ngo muri ayo mabuye abahibuye rizima yitwa ngo rigira ubwiza, ngo rikirwa ahantu. Ko buriya rirabuye si ryo rigize umukiranutsi, riba muri twebwe ari ryo buye ryitwa Kristo. Buriya tubanze tunabwira abadukurikiye bose ko imfatiro zose zirashira. Icyo ni kimwe. Ibintu byose umuntu yubakiyeho birashira. Uwubatse ku butunzi, Bibiliya iravuga ngo bwitera amababa bukaguruka. Aho uwubatse ku umuntu ajya mu munyantege kanahinduka. Uwubatse ku ibintu birashira. Ibintu byose wakubakaho wakumva ari imfatiro wubatse, ukavuga ati genda komeye ndakaze ndafatika, ibyo byose ni ibishira. Ariko urufatiro cyangwa se ikidashira, bwo nakomeje kuvuga nsa nkuzimiza, ariko ikidashira ni Yesu dusigarana. Kandi Yesu niwe byiringiro
bizima, niwe byiringiro byacu. Yesu niwe kwizera kwacu. Kwizera kwacu n'ibyiringiro byacu bishingiye kuri Yesu. Ni ukuvuga rero dukuyeho irido, dukuyeho aka twakomeje gukingaho, ibintu byose birashira, ugasigarana Yesu wenyine. Ugasigarana Yesu wenyine. Ibintu byose birangiye. Utamufite rero, mu magambo make tugana no ku musozo, umuntu utamufitiye ibintu bishize asigara iheru. Asigara ntaho ari, mu yandi magambo asigara ntaho ari. Ni ukuvuga ngo kwizera kwacu, ibyiringiro byacu byose byubakiye kuri Kristo. Kristo twamenye, Kristo twizeye. Kuko reka nkwereke, urasanga uyu mugabo twahoze twafashe urugero witwa Yobu. Bibiliya mbere yuko ivuga ibintu bishira, mbere yuko imugaragaza ibintu byashize, rero ngo Yobu mu gihugu cyawuse hariho umuntu witwa Yobu. Iyo Bibiliya ivuze ngo hariho umuntu witwa Yobu, Bibiliya ivuze ibishaka kwerekana ko hari n'abandi. Ntabwo Yobu wari utuye muri busi wenyine, hari n'abandi, ariko Bibiliya irobanuramwo Yobu. Biravuga ngo yari umukiranutsi wubaha Imana akirinda ibibi. Urumva ibyo bintu yari yarabyubatse mbere yuko abona ibintu. Wanyumvise neza? Noneho rero nibyo ibyo yubatse mbere yuko abona ibindi byaje kuza by'imigisha, cyangwa se cy'imfatiro twavuze. Yari yarabanje kuba umukiranutsi wubaha Imana, wirinda ibibi. Ibyo bintu byari bizwi, n'Imana ibizi, n'abantu babizi, na Satani Imana irabimubwira. Inavuga ati waramubonye Yobu ko ari umukiranutsi wubaha Imana akirinda ibi byose, waramubonye Yobu. Ni ukuvuga rero ko umukiranutsi, haleluya, afite ikintu gikomeye cyane adashobora gutakaza. Imfatiro zose zishize zitakaye, afite ikintu gikomeye adashobora gutakaza, ni Kristo muri we. Ni Kristo muri we. Ngo niwe byiringiro. Wara, niwe byiringiro. Nuvuga ngo udafite Yesu, ubundi udafite Yesu wavuga ko ufite iki? Mu magambo make, udafite Yesu wavuga ko ufite iki? Natangaye rero, ndagira ngo ubusobanure kuri aka kantu ushaka kukubaza. Paulo hano ku murongo wa 4 yaranditse aravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Ese hari ibyiringiro bishobora gukoza isoni? Kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Ubwo se urumva hari ikindi wakongeraho? Ni ukuvuga ngo ibyo byiringiro ntibidukoze isoni. Kwiringira Yesu ukamwizera, ibyo bintu uko ari bibiri, ni ibintu bidakoze isoni. Wanyumvise? Bivuga ngo hari ibindi bishobora gukoza isoni. Hari ibindi byakoze isoni nyine. None se nkubaza. Ubwo wowe ibindi byakoze isoni ni byinshi. Dungi byakoze isoni. Nuko birahari bitagira ingano. Iwacu hari umuntu ukomeye cyane. Bakurikiye batwumve neza rwose. Yari umuntu ukomeye, abantu bose baramwubahaga. Bemeraga. Wabyumvise? Yagiraga imitungo, yagiraga inka, yagiraga amafaranga. Yari umuntu ukomeye, abantu bose bifuzaga kuba munsi y'igicucu cye. Wabyumvise? Ariko umunsi umwe havuyeho, atapfuye ahari, abona inka zirashize, abona amafaranga arashize, ibintu byose birarangira, nawe yibona ari maskini ukeneye kugirirwa neza n'abantu. Ni ukuvuga ngo ibyakoze isoni birahari. Kandi inshuti zijyana n'ibyo bintu. Noneho rero inshuti zijyana n'ibyo bintu. Ikintu cyiza kijya kinezeza kuri uwo muntu nuko yari yarasigaranye Yesu. Ngo yari umukirisitu, yubahaga Imana. Ibintu byarashize, njya mvuga ko ibyamubayeho nk'ibyabaye kuri Yobu. Ibintu byarashize, asigarana Yesu wenyine. Umunsi umwe njya kumusura iwe mu rugo. Mbese mbere y'icyo gihe no kumusuhuza, iyo musuhuzaga wumva gufite ishema. Hari abantu baba bakaze ku buryo abantu kumusuhuza byonyine ushobora no kwiriza akaboko mu mufuko bati nashuje runaka nzajya mbasurisha imoso. Ariko noneho yagiye hasi ku buryo abantu bose bajyaga bamureba bakikanga, basigara bamwegereye bamukoraho. Noneho umunsi umwe njyayo, ndashaka kuvuga akantu kamwe tugane ku musozo. Nagiye twicaranye muri salo, tumaze kuganira, numva nubwo ibintu byashize,
ariko hari akantu aracyafite ibindi byiringiro, hari ikintu yasigaranye. Noneho nanjye ntangiye gusenga, umwuka ahita nzaho, numva umwuka arambwiye ngo mubwire ngo mugarutseho, kandi nje kumushumbusha ibyagiye, nje kumushumbusha ibyashize, nje kumugarukaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ubwo, kandi ibyo navuze byarasohoye, ubwo buhanuzi bwaje ngo mpanure nkamuhanurira, bwaje bwubakiye ku cyo yasigaranye, ku byo yasigara. Icyo yasigaranye nicyo cyakonegitanye nanjye nicyo mfite. Igitangaza bita birema igitangaza gitagikoreka. Ni ukuvuga ngo rero imfatiro zishenywe, mu magambo makeya, zose zishize, umukiranutsi asigarana ibyiringiro no kwizera. Ibyiringiro no kwizera bisobanura gusigarana Kristo. None se mukozi w'Imana, tugana ku musozo, ndagira ngo ndebere mu Bakorinto ba kabiri. Iryo jambo ndagira ngo, kuko ibi bintu hari abantu bavuga ngo turi mu kugira ngo dutere waraza. Ndebera igice rwa kabiri rw'Abikorinto, igice cyaho, urandebera ku gice cyaho cya 5. Yego, murongo. Urandebera ku gice cya 5 n'umurongo wa 7. Aranditse ngo kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera. Siko? Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera. Yego, tutayoborwa kuko kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Aho wabwira iki abantu muri uyu mwanya ba imfatiro zasenyutse? Kwibutse ko iyo abantu bafite imfatiro nizo bareba. Uyu mwanya message iratubwira ngo kwizera kwacu kigushingiye ku byo tureba. Uyu mwanya wabwira iki umuntu umaze iminsi? Ijambo ry'Imana riri mu rwa kabiri rw'Abikorinto ibice 5 wari utubwiye, umurongo wa 7 baravuga ngo kuko tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Donc kwizera ni ukwizera ibitagaragara. Ni ukuvuga rero pasiteri, ubundi ibintu byose biri mu kwizera. Wabyumvise? Iyo bavuze ijuru, ni ukwizera. Ijuru si ahantu, ahubwo ijuru ni ukuntu. Subira mwako kana. Wabyumvise? Ijuru si ahantu, ahubwo ijuru ni ukuntu. Wabyumvise? Ibintu urumva ni system. Ni ukuntu. Uko kuntu rero ni ukuntu ryumva, ni ukuntu ryizera. Nta muntu n'umwe wagiyeyo ngo agaruka tubwire. Wanyumvise? Iyo twibutse uburyo Yesu yavuye mu isi, ngo yazamutse korera yono, igicu kiramukingiriza. Nyuma yo kumukingiriza nta uzi niba yaratambitse cyangwa yaramanutse cyangwa yarakomeje akazamuka. Ibintu byose bigarukira munsi y'igicu. Inyuma y'igicu ntabwo tuzigikurikiraho. Niyo mpamvu rero bisaba kwizera. Ibyo bintu rero byaho hantu hatarebeshwa amaso y'umubiri. Paulo yandikira Abefeso yaravuze ngo kubireba nuko amaso ahweza. Guhweza amaso nukurebe bitaboneka. Wanyumvise? Kandi wowe ukemeza ko byabonetse. Urugero rwa bugufi, reba nk'umufundi wubaka. Umufundi wubaka iyo bamuhaye icyubakwa agomba kubaka nk'umwaka. Wanyumvise? Kandi umushahara we w'umunsi akaba ari 10,000. Guhweza uzi icyo ari cyo, ahita yicara agahita abara 10,000 agakuba n'ukwezi, agahita asanganiwe 300, agahita kuba n'umwaka. Ako kanya atavuyeho agahita kuba n'umwaka, amafaranga agahita abona 3,600,000. Agahita atangira kubaka iwe, akubaka ibiraro, akagura ihene, akagura ingurube, akagura inka. Ako kanya ataratangira akazi ahita arangiza ibintu byose, iwe akahavugurura, akasiga amarangi. Ibyo rero urumva ko yabiremye mu kwizera, yaweje. Nuvuga ngo rero turebesha ibyacu biri mu kwizera. Wanyumvise? Ntabwo tuyoborwa n'ibiboneka, kuko ibiboneka twabonye ko ari za mfatiro zishira, ahubwo tuyoborwa n'ibitaboneka. Ibitaboneka, ibyo bitaboneka bitari ibintu, ahubwo biri ukuntu. Bisaba ko kuntu kugira ngo ukumve nuko ufite kwizera guhagije muri wowe. Murakoze cyane, ndumva twasoreza hano, tuzasubira ariko dukoze senteze y'ibyo twavuze. Twibazaga ngo ese imfatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Hanyuma twasanze
Bibiliya iburanira umukiranutsi, kandi twabonye ko impamvu Imana Bibiliya iburanira umukiranutsi, utari umukiranutsi twabonye ko afite ukundi kuntu yirwanaho. Hanyumvise akaba ati ibi bintu aho kugira ngo mpombe muri ubu buryo nge nzakora forode cyangwa se sinzanyiriza imisoro. Wanyumvise numva ngo utari umukiranutsi ntabwo Imana agira ikimutindaho, kuko izi neza ko ibyo itinze kumukorera arabyiha mu nzira mbi cyangwa nziza, kandi abari n'ingaruka mbi n'ingaruka zizi, ariko akabijyamo akabati amahirwe nansekera ntago bizampira. ni atansekera. Yes, twabonye kandi ko umukiranutsi ni umuntu wese utunganya ibyo asabwa gutunganya, wuzuza inshingano ze nk'uko biri. Ariko mu buryo bw'iby'umwuka twasanze ko kuzuza inshingano z'ibyo dusabwa bisaba ko ducira bugufi Imana, tukumva ko tutabishobora, ahubwo tubishobozwa n'Imana. Hanyuma kandi twabonye ko imfatiro zishira. Imfatiro twazise ibintu byose ibintu abantu bubakiyeho bibwira ko bikomeye. Wanyumvise bibwira ko bikomeye. Hari umugore umwe uhano zigeze bazaramaza tese urashaka kumenyekana ku mwami cyangwa urashaka kumenyekana ku mugaba mukuru w'ingabo, aravuga ati gemba mu bacu. Aravuga ati kuko aho hose umwiye hashobora kurangira. Ni ukuvuga ngo rero twabonye ko imfatiro zishira zose zigakurwaho, haba mu buryo bwa gikristo cyangwa mu buryo busanzwe. Ariko twabonye ko umukiranutsi asigarana ibyiringiro no kwizera. Nibyo bintu birasigarana, niwo mutungo udasenyuka. Nuvuga ngo iyo ibyiringiro byagusenyutsemo uba warangiye. Wanyumvise iyo kwizera kwagusenyutsemo uba warangiye. Ariko ya mvura wigeze kuvuga izagwa, Yobu yavuze ati imvura izagwa ikavomera cya giti. Ni ibyiringiro. Umukiranutsi ntamaririza. Uko biri kose nubwo mbona ibintu bisa nk'ibimeze nabi, ariko ntabwo amaririza aba yumva hari ukundi kuntu ibintu bizagenda. Imana rero ihumugisha abantu badukurikiye bose, kandi nawe ndagushimiye Pastor kuntumira. Imana igumugisha. Arakoze cyane mutumirwa wacu Iribanje Jean Claude. Imana imuhumugisha. Turagushimiye wowe udukurikiranye muri uyu mwanya. Iri jambo twaganiragaho uko ryakiriye, uko ryumvishije, Imana iguhumugisha. Munyemerere, hari abantu buriya bataye ibyiringiro. Se bura ntitwabasengera Imana ikagarura ibyiringiro muri bo. Hari abantu batakaje kwizera. Se ntitwabasengera kwizera kukagaruka. Ndagira ngo nubundi tugana ku musozo, nubundi uze kudufasha. Burya ijambo rikora ku mutima w'umuntu, ariko kandi abakeneye isengesho, kuko isengesho rigira umumaro. Isengesho rirafasha, isengesho rirubaka, isengesho riragarura, riryongera rigasanasana. Ndagira ngo udukorere isengesho ryo gusengera aba bantu batakaje ibyiringiro, n'abandi bagikomezenyije ibyo byiringiro no kwizera babigumane kugeza ku munsi bazabonera ko bya bindi twitaga imfatiro by'inyuma nabyo bizongera bikaremeka, kuko hari abantu basenyutse. Icyambere covid turi guhangana nayo yakuye abantu mutuzi. Wari ubizi mukozi w'Imana? Abantu bavuye mu kazi benshi kubera covid. Abantu benshi baraguye, ntabwo twabyibagirwa. Ubu abakristo bari kujya bakurikiranira kuri social media, ariko bazaho barara naho birirwa nuko bimeze. Abantu basigaye banywa, abantu basigaye ibintu batatinyaga basigaye nako batinyaga barabitinyutse. Ndagira ngo ufata akanya usengera aba bantu. Imfatiro zasenyutse zongere zubakike. Tugana ku musozo. Twongereho ko hari n'ushobora kumva akeneye n'inama akavuga ati uko biri kose nkeneye n'inama nahabwa. Ndumva twanatanga nimero zacu. Yewe yangiriho ngira ngo iyawe barayizi. Jewe nimero yanjye ni 07 8 5 2 79 75. Ubwo ni 07 8 5 79 iyo nimero ikaba no kuri WhatsApp. Dusenge. Mana mu izina rya Yesu, niwe byiringiro byacu. Tubonye ko ibintu byose byo mu isi bishobora guhinduka bibi cyangwa bigashiraho, ariko tubonye ko umuntu asigarana wowe, wakumenye asigarana wowe. Hari abantu bageze mu bihe bikomeye, bumva bashizeho mu buryo bwose, ariko bakeneye guhembukira muri iki kiganiro tuganiriye. Bamaze kumva byinshi, kandi hari uko bumvise bakeneye kongererwamo imbaraga kugira ngo ibyingiro byabo byongere byubakike. Iyi mvura twabonye yo yavuze ati nubwo umuzi usazira mu butaka, ariko hari igihe imvura izagwa, uyu muzi ukumva imvura.
reka bongere kuzamura ibyiringiro byabo by'uko hari igihe uzongera kubagarukaho ugahindura amateka y'ubuzima bwabo, kandi bakomeze bahamye wowe, kuko twabonye ko ibintu byose bishize umuntu asigarana wowe. Hereza umugisha umuyobozi w'iyi televiziyo, kandi n'abanyuze ijambo ryose hano ujye ubaha umugisha. Ibiganiro binyura aha ngaha byose bijye byubaka imitima y'ubwoko bwawe, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.